Turabasuje kandi tubifurije ikaze nanone muri aya makuru tugiye kubagezaho agezweho. Ni amakuru arimo agaruka ku myanzuro yakabaye yasohotse, ku myanzuro yakabaye yarafatiwe mu nama yabaye ku munsi w'ejo yahuje impande zigiye zitandukanye, akaba ari inama yari yatumiwe n'igihugu cy'Ubugande ifashwemo na perezida wabo Yoweri Kaguta Museveni, akaba yarashakaga guhuza impande zombi yaba u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo barebe ko bakumvikana ndetse hakaba hagaruka amahoro muri aka karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu muryango ariwo muryango wa East African Community. Nyamara rero iyo nama nubwo yabaye bigaragara ko habayeho kutumvikana yaba ku mpande zombi uko zari eshatu ndetse n'abandi bari batumiwe muri iyi nama. Reka tuze tugaruke ku byo baganiriyeho ndetse n'imyanzuro yakabaye yafashwe, ariko tukaba twategereje itangazo tukariheba bitewe n'uko hari imyanzuro imwe n'imwe itaragiye yemeranywaho, by'umwihariko yaba ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari ihagarariwe na Kisekedi perezida wayo. Kora subscribe ukore no kuri ako kazogera hepfo kugira ngo tujye tubana tukugezeho amakuru atandukanye yiriwe avugwa muri politike, mu mikino, mu myidagaduro n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Wowe upfa kuba warakoze subscribe kugira ngo ibyo biganiro byose bijye bikugereraho igihe. Ni amakuru avuga ko mu nama perezida wa Uganda yari yatumije agatumiza impande zombi zishyamiranye yaba u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kongo yari ihagarariwe na Felix Antoine Kisekedi mu gihe u Rwanda rwari ruhagarariwe na Minisitiri Vincent Biruta, aho bari barimo baganira ngo barebe ko hari icyakorwa kugira ngo umubano w'ibihugu byombi wongere uzahuke ndetse wongere ugaruke, amahoro yongere asagambe mu karere. Mu by'ukuri ariko bikaza kurangira twavuga ko ntacyo bitanze, kubera ko Felix Antoine Kisekedi ku ruhande rwe yumvaga ko iyi nama ije kugira ngo baze gushinja u Rwanda bya birego byose birwa bashinja u Rwanda kuba ari rwo rutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari rwo rufite ingabo muri Uvira no mu bindi bice bitandukanye M23 yagiye ifata. Akavuga ko nyine M23 iterwa inkunga n'u Rwanda ndetse atari M23 ahubwo M23 ari igishushanyo cyangwa igipupe giteretse hariya, ahubwo u Rwanda runyuramo kugira ngo rujye guhungabanya umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose u Rwanda ntirubeme kubihakana. No muri iyi nama rero Felix Antoine Kisekedi yaje yumva ko ari byo bigomba kuvugwaho, ko igihugu cy'u Rwanda kigomba gutemerwaho itaka ndetse kikaba cyahanwa kigahabwa ibihano n'ibi bihugu bigize uyu muryango. Ariko iyi myanzuro ntago yo yashakaga kuza ibogamiye ku gihugu runaka cyangwa se hari uruhande runaka bafatiyeho bavuga ngo hari urwo bashinja, ahubwo bo bifuzaga kunga impande zombi ndetse no kureba ko hari icyakorwa kugira ngo amasezerano ndetse yaba ibyagiye bisinywa mu masezerano agiye atandukanye, yaba Washington DC, yaba Qatar ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye muri Afurika, aya masezerano yagiye asinyirwa bure ko hari icyakorwa kugira ngo amahoro n'umutekano muri aka karere biganze. Ariko Felix Antoine Kisekedi we ntago ashaka kubyumva ndetse ntago ashaka gukozwa umuntu ushaka guhuza u Rwanda na Kongo kugira ngo baganire babe bakunga ubumwe ndetse habe hagira amahoro agaruka hatabayeho guhana u Rwanda. Niyo mpamvu rero imyanzuro twategereje ko hari itangazo rivuga ku myanzuro yaba yafashwe muri iyi nama yabereye mu gihugu cya Uganda, ndetse tugategereza ko hari itangazo ryaza rivuga ku byo haganiriwe n'ibyo bemeje, tukariheba bitewe n'uko hari uruhande rumwe rutumvikanaga n'urundi rutumvikanaga ku myanzuro yafashwe ndetse n'imyanzuro bifuza gushyira hanze. Felix Antoine Kisekedi ntago yifuje ko hasohoka imyanzuro itarimo guhana u Rwanda, mu gihe abandi bo bumvaga ko atari cyo kigamijwe ndetse atari nacyo kigenderewe. Bavuga ko rero iyi nama ntacyo yagezeho ahubwo yakubise igihwereye. Iyi nama icyo yari yitezweho
ntago cyagezweho, ndetse twavuga ko bataye umwanya w'ubusa kubera ko hari impande ari uruhande rudashaka kuba flexible, ari uruhande rudashaka kumva ko hari intambwe yaterwa y'ibiganiro. Ni muri urwo rwego rero twavuga ko Felix Antoine Tshisekedi witabiriye iyi nama mu buryo bw'iyakure, ari ku murongo wa telefone, ni ku buryo bwa video. Noneho rero akaba aribwo yitabiriye iyi nama, nyamara abandi bo bari bagiye mu Bugande, ariho bagiye kuganirira yaba abahagarariye u Rwanda ndetse n'abahagarariye Ubugande, birumvikana muri icyo gihugu, ndetse hakaba n'indi miryango igiye itandukanye yari yaje kugira ngo barebere hamwe nimba ko hari igisubizo cyaboneka, ariko ntikiboneke. Ubwo rero n'ubundi Kongo ikomeje kampeni yayo yo gusabira u Rwanda ibihano, ndetse bakomeje no kuvuga ko ingabo za M23 zitigeze zisohoka muri Uvira, ahubwo ari ikinyoma cyambaye ubusa ko bahagumye. Bifuza ko rero kugira ngo bigaragare ko M23 yasohotse muri Uvira ari uko ingabo za M23 zaha ibirindiro ndetse n'ahantu hagiye hatandukanye bari kugira ngo hashyirwe ingabo za Kongo FARDC kugira ngo arizo zihakontorora. Bakavuga ko rero batigeze bagenda, ahubwo bagihari. Ibyo byose bitari kwemerwa, no kugira ngo amakosa yose arundumurirwe ku Rwanda, ndetse amakosa yose bigaragare ko ari u Rwanda rwayakoze. Tubashimiye ko mukomeje kudukurikira, kuri subscribe. Amakuru yose agenda agerwaho turagenda tuyabaha mu biganiro bigiye bitandukanye. Turifuza kujya tubagezaho ibiganiro byinshi ku munsi kugira ngo tubagezeho amakuru yose nta namwe dusize inyuma. Ciao ciao.